Ibyo ni kawaida ni kwa gutukana kw'abantu basanzwe batukana. Urabona impamvu wenda bo babikoze gutyo bafite ico bishingikirijeho, ariko cyane cyane hari nundi wabimbwiye. Hello vipi yambu cyane bantu banje, nizere ko aho muherereye mumeze neza. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe kuri Mutomanza mu gihe wenda utarayikora, kandi aho ngaho uje mu banyamuryango bakurikirana ibintu byacu buri munsi. Nkuko mubibona rero dufite umutumirwa, ndizera neza ko atari ubwa mbere kubona turi kumwe tumubaza ibibazo, gusa wenda iby'uyu munsi biraza bitandukanye n'ibyo mwari mumenyereye. Reka ntangire mwiyegereza hanyuma atwibwire. Karibu. Sawa, murakoze cyane. Banita Kiruhura Dairo cyangwa se Mavugo, bazi ku izina rya Motomoto. Nayo niyo mazina yanje. Yes, ako ka Motomoto benshi barakazi, nakaza akora, kandi umuntu wese wabaye Kasarani ndatekereza yuko amuzi. Nakazi yakoze kamuvana mu buzima bumwe kamushira mu bundi. Ico cyabaye intangarugero ku bantu benshi bamureba, cyangwa se babandi bakomeza bapinga ko akazi atarakazi. Gusa kuri inshuro ntabwo ari byo dutindaho. Uyu kano kanya yarari mu matora, ari kwiyamamaza nk'umuyobozi chairman ushaka kuyobora ihuriro rya Siberika cyangwa se abanyamurenge batuye Kasarani. Hanyuma bwana muyobozi, ndashaka kukubaza ko bino bintu ari ukwitanga. Ntekereza yuko nta mishahara cyangwa se nta yandi maronko mu gihe ufite akazi kawe ka buri munsi, kubera iki wiyemeje kuba wumva yuko wayobora societe y'abanyamurenge Kasarani? Yo ni shaka mporana kuva kera kose. Ntabwo ndigiriye hano, naho twagiye dutura hose muri Kongo barabiza abanzi, nahoranye ishaka yo gukunda ubwoko no kubakorera, kitanga mu bikorwa bimwe n'ibindi. Niyo mpamvu na hano muri Kenya numvise umutwaro wo kubayobora, bituma ntangamwa kandidatire yanje. Iyi ni inshuro igira kabiri. Ubushize na vice chairman, kandi ibyo nakoze ni byinshi barabibonye. Natabaye ubwoko, twarwaniye ubwoko, twarabuvuganiye, twabaye hafi y'abanyamuryango bagize umuhana wa Kasarani, twabakoreye neza. N'uyu munsi nongeye kandi kugarukamo. Rero niyo mpamvu yatumye nshiramo kandidatire yanje. Urakoze cyane. Muri manda ishize wari vice chairman, kubera iki kano kanya utongeye kwiyamamaza kuba vice chairman ukabamva ushaka kuba chairman? Urabona iyo umuntu ari mu buyobozi nari vice, hariho titirere. Bimwe mu byo titirere yakora, hari ibyo yakoraga twakoranaga nawe, hari n'ibindi yakoraga tutari kumwe nawe. Ariko nkumva mu byo yakoraga tutari kumwe nawe ngomba kubishiramo imbaraga kugira ngo mbashe kubikora kurushaho noneho yageze akora. None njewe nkigira imbere yaho yageze. Yego. Urakoze cyane. Wavuze ati ukigiza imbere yaho yagezaga. Hanyuma wenda bwana muyobozi, kuko ngenda tekereza yuko ari wowe uri butore kuyobora, niki kintu gisha cyangwa se nizihe ngamba zishasha ushobora kuba ugiye gukora bitandukanye n'abandi bayobozi bose babayeho? Ntabwo ari kuvuga turabanenze, ariko burya isi igenda ihindura. Niki kintu gishasha wenda abaturage bashobora kukwitegamo? Icambere nzavuganira bano bantu bacu, kandi mu kubavuganira nzabavuganira mu mishinga itandukanye. Ico ni kimwe. Kigira kabiri, tuzagerageza guhuza ubwoko bwacu kugira ngo bube hamwe. Urabona iyo abantu batari hamwe tibashobora gukora igikorwa bifuza ko cyagenda neza ngo kigende neza. Ariko mu gihe baba bari hamwe, baba bahuje imbaraga zabo, baba bahuje focus abari imwe, bakabasha kugera ku ntego kubera ko bakorera hamwe. Nzagerageza guhuza abanyamurenge babumwe, bakorere hamwe, hanyuma bakorera ubwoko. Urabona turi mu bihe bikomeye by'intambara. Bimwe muri ibyo ngibyo tuzagerageza gushiramo imbaraga kugira ngo ibyo dukora bibashe kugenda neza, tubashe kubana n'abandi mu byo tuba dukora. Yego. Urakoze cyane bwana muyobozi. Urumva wari vice chairman. Mu minsi ishize hari udusaga twabaye tutari butindemo, baragenda bisa nk'ibije mu mwuka mubi, ndetse bamwe barafungwa mu bayobozi. Bivugwa yuko nawe wafunzwe muri abo bafunzwe. Ese byaba byaraturutse kuki? Kubera iki byagezeho aho abayobozi babafungisha? Rimwe na rimwe hari igihe nyine umuyobozi ashobora gufungwa bitewe n'iki, bitewe n'uko bakeneye kugerageza kureba epreve z'ibintu ukuntu byagenze. Natwe byatugezeho turafungwa, ariko muri uko gufungwa kwacu kwari kugira ngo bamenye neza source y'ivyo bintu uko byagenze. Ariko nyuma yaho twaje gufungurwa,
tumaze gufungurwa n'abandi barafunzwe ko turabafunguza jewe ndi mu bagendaga no kuri polisi kugira ngo mbakuzemo kandi jewe nari indani aho ngaho ubu nyine ikibazo ukuntu byari bimeze nabi ariko twagerageje kuzimya uwo muriro ukuntu wari umeze ubu nyine Kasarani turi amahoro yego nakwibaza kubera iki wowe ushobora kuba waragiye muri abo bafungwa chairman ntiyafungwa kandi wenda ari we muyobozi mukuru mu gihe ibyo byabaye hari raporo yamugezeho ntiyafatiye mbere kugira ngo aje gukemura icyo kibazo noneho jewe nza gufata iya kabiri nza gukurikirana ibyo bintu nabikurikiranye ndi kumwe n'abasaje kugeza ibyo bintu noneho tubiherereje mu basaje kugira ngo abasaje baze kubikemura yego urakoze cyane uvuze ku cy'abasaje ndibuka mu gihe gishize twakoranye ikiganiro na chairman Nkiriho avuga yuko urubanza rwaciwe kugira ngo bikemuke rwaciwe n'abantu atabona neza badatanga imisanzu ndetse akoresha Kinyamurenga aravuga ngo abantu b'ibigande ese wari uhari niko byagenze abantu baruciye niba abandi batagira inshingano mu bwoko cyangwa rwaciwe n'abasaje bizewe nk'uko dusanzwe tubyizeye abo bagabo baruciye n'abagabo twemera n'abagabo twizeye abagabo b'ukuri donc iyo baje kuba abagabo b'ibigande ntaba yarabitabye ariko se ni gutavuga ngo bari abagabo b'ibigande akitaba abagabo b'ibigande iyo ari abagabo donc avuga ngo ni ibigande tiyari kubitaba kubera ko ari ibigande ariko yarabitabye urubanza bararusha uko basora urubanza barusora neza twararizitse kugira ngo amahoro abashe kuboneka mu muhanda hanyuma wenda biteye nk'urujijo kuba chairman yaravuze ngo abaruciye ni ibigande wowe ukavuga yuko atari ibigande ese nk'umuntu dukurikiranye cyangwa umuntu wabyumvise abifate gute impamvu mbivuga yuko atari ibigande abaruciye ntabwo ari abagasarani bonyine baruciye barimo abagabo bari bavuye Kitengera bari bavuye Umoja bari bavuye Kasarani kandi ibyo bari bagiye gukora ntibari bagiye kubya imisanzu bari bagiye guca urubanza rw'ikibazo cyari gihari niyo mpamvu tutovuga ngo bari ibigande kubera ko ntibari muri gahunda y'imisanzu iyo aje kuba ari gahunda y'imisanzu baba bararebye imisanzu bakabona guca urubanza bakavuga ngo ni ibigande ntibaca urubanza ariko kubera ko bari bagiye gukemura ikibazo cyari kiraje inshinga ubwoko niyo mpamvu bagiciye kandi kirarangira n'ubu nyine mu muhanda dufite amahoro yego kabisa tukiri aho mu matora bigeze kuvuga ngo batora abasaje cyangwa se abajyanama abantu bamwe barahaguruka ngo bagomba kuba nabo bafite amadiplome bagomba kuba barize urundi ruhande baravuga ati ese umusaza w'inyangamugayo kuki mwirirwa muvuga ngo kwiga ese kera hose twayoborwaga n'abasaje bize wowe ku giti cyawe nk'umuntu w'umuyobozi wumvaga abo basaje cyangwa se abo bajyanama bagomba kuba bafite izihe kiriteri zibaranga kiritere bagendeyeho kubera ko batanze kiritere ngenderwaho kandi zamaze iminsi zicara ku mbuga amayinga arenga kabiri donc wari ufite iyo opportunité yo kwiyamamaza yari yamamaje atanga kandidatire yiwe arangije kuyitanga aremererwa se cyangwa ntiyemererwa bitewe na kiritere zari zihari ariko abemerewe nibo bitoje uyu munsi kubijanye na sage kubera ko nta bari batanze kandidatire zabo biba ngombwa ko bavuga ngo tibagendere wenda kuri kiritere ya diplome biba ngombwa ko bavuga ngo uyu ni umugabo wizewe w'inararibonye yoca urubanza rw'abagabo abantu bakarizika niyo mpamvu byakozwe kuriya baravuga ngo reka batora abagabo bizeye bazaca imanza mu muhanda yego kubera iki bashobora kuba komisiyo ishinzwe amatora itabitangarije hariya bakaba bazabitangaza nyuma kubera iki byabaye se biremewe biri sawa cyangwa ni ikibazo wenda benshi bazitwaza nyuma yo gutangaza amajwi urabona impamvu babikoze kuriya buri komisiyo yose ibifite porogaramu zabo n'ibyo bagenderaho titwobimenya icyo bahisemo kubwo kugira ngo babashe kubikora kuriya yego hanyuma akabazo k'amatsiko wenda ubaye udatowe mubo mwiyamamazanyije nuwe wakwifuza ko yatorwa muri bari batanze kandidatire uwo ari we wese ni umunyamurenge yonyobora nta kibazo yego hanyuma bwana muyobozi unyemerere mbaza akabazo kameze gutya aho twari turi biyamamaza abantu benshi bakomeje bavuga ati Dairo ni inyangamugayo ni umugabo ukunda gukora n'imfura hazamo andi majwi avuga ati mumurebe neza ashobora kuba ari akagara
umwe aturuka ku ruhande aravuga ati ibyo ari byo byose njyewe nzi neza ko ari ifaranga yoherejwe n'Akagara afite na resi byogaragara. Ese koko ibyo bintu abantu baguketseho nibyo cyane kwa gutukana bisanzwe batukana? Ibyo ni kawaida, ni kwa gutukana kw'abantu basanzwe batukana. Urabona impamvu wenda bo babikoze gutyo bafite ico bishingikirijeho, ariko cyane cyane hari n'undi wabimbwiye arambwira ngo bashaka gupfobya kandidatire yawe kugira ngo ntugatambuke muri aya matora, kubera ko babona yuko ufite power kandi uri umugabo w'inyangamugayo usabana n'abantu bose utagira ikibazo n'undi muntu. Baravuga ngo reka kugira ngo bagushobore bakwita iryo zina hanyuma bapfobye kandidatire yawe kugira ngo ntukabashe gutambuka. Ariko ico ngicyo ntaco na kimwe congabanyaho. Jewe ico nzi nuko korera ubwoko bwacu neza kandi nzokomeza kubakorera neza. Yego. Hanyuma bwana muyobozi, birashoboka yuko koko ibyo bintu bihari kwita umuntu Akagara kubera ko hari ico mupfa kumutukisha? Uramutse ubaye umuyobozi abantu nk'abo wenda Akagara gashobora kuba gahari cyane yuko kimwe nuko kuba kadahari nta biro byako tuzi, ariko se ayo macakubiri azaba gatuka umuntu cyangwa se bakavuga umuntu ko uramutse ubaye umuyobozi ico kintu wagikemura gute? Ico kintu buryo kinzogikemura jewe nkanje nzogerageza kubahuza na wa wundi wenda numva batekereza yuko yoba ariwe, tuzaganire nawe atubwire rezo se cyangwa impamvu zituma bamwita kurya. Nimba atari ibyo azagaruke tubane dukorane hamwe kubera ko turi ubwoko bumwe, turebe ico twogeraho nk'abanyamurenge. Yego. Ese wenda biramutse bibaye ngombwa cagiye uri umuyobozi umuntu akakwibwira ati nje ndakagara kandi tushobora kumpindura, wabyitwaramo gute cyangwa mwabana gute? Donc bizaterwa wenda n'ibyo azaba yambwiye. Njewe nzashaka ibyo nshobora wenda kumukonvekere hanyuma wenda akatuyoboka. Wenda sinovuga ngo 100% arashobora kunumva, ariko uko bugenda abantu baganira nico gihe umuntu ahinduka. Umuntu ntazahinduka mutaganiriye, kandi wenda gukomeza kumuvuga umubwira ngo nakagara sico gishobora kuba cotuma wenda mutandukana. Tuzakomeza tubane kandi tubumwe, ariko kandi mu gihe tuzaba donc turi ubwoko bumwe. Donc tuzagerageza turebe uburyo kitwobana kandi bira byose tukabirangiza. Ibihe iyo bigeze ku bantu abantu bazabitana amazina. Yego. Hanyuma wenda ikibazo cy'amatsiko, ese nuramuka utowe akazi kawe wakoraga nkanjye ntekereza yuko ugakora mu gitondo na nimugoroba kazakomeza ugafatanye n'ubuceyamani cyangwa akazi kazaba gahagaze ukora ubuceyamani? Akazi rwose nzokomeza ngakore nkuko nasanzwe ngakora. Nimba ari kayo gutabara nimba ibaye mu gitondo ico genzi yaranje ntabare, akazi ngakora umugoroba ni kawaida. Yes. Mu biyamamazara bavuze ati nk'abamama basizwe n'abagabo twita intwari bagatabara tuzabitaho. Hari uwavuze ati nje nzokoresha n'amafaranga yanjye. Ese wowe wenda witeguye kubafasha mu buhe buryo abo bantu basizwe n'intwari zatabaye? Simvuga ngo nzakoresha yanje nyine, kubera ko iyo duhuza ibikorwa tuzaduhuza yawe n'ayanje akagwira agakora igikorwa. Muri ico gihe tuzahuza imbaraga zacu zose, hanyuma ayo tuzaba tubonye tubagereho tubasure, tunabavuganire hirya no hino. Donc abafite ubushobozi burenze ubwacu bazadufashe kugira ngo tubashe no kubageraho. Yego. Ndagushimiye, ariko mu gusoza ndagusaba umunota umwe wo kuba hari message wagenera abaturage ba Kasarani utirengagije yuko hari n'abandi baturage mu Rwanda, muri Amerika, hano muri Kenya, za Umoja n'ahandi. Ndifuza yuko wafata umunota umwe cyangwa ibiri ukagenera ijambo nk'umuyobozi abantu ba Kasarani, hanyuma n'abandi bari hirya nk'abanyamurenge muri rusange nabo ukagira ico wabagenera. Murakoze. Urakoze cyane. Mu byo bagenera ni byinshi cyane, titwabivuga ngo bunyine ngo tubirangize, ariko mu byo bagenera byose ni ubumwe, ni iterambere, ni ukuvuganira hamwe, ni ukureberanira hamwe kugira ngo turebe ico umuntu afite wenda kirenze ico uwundi akimugezeho nawe abashe kugera ku ntambwe ishimishije. Kandi ikindi congeyeho, urabona muri ubu buzima tubayemo nta muntu wigize, umuntu agirwa n'uwundi, kubera ko nimba afite imbaraga ziruti zawe ngomba kuzamura nkagukura harya waruri nawe ukagera hondi. Nanje bityo uri imbere yanje nawe azamfata ukuboko nzamure angeze wenda nanje aho ntakagombye kuba no kwigeza nje nyine, ariko nanje nkabasha kuhagera
bitewe n'abandi. Ikindi congeyo muri karaktere z'abayobozi, abayobozi bafite karaktere nyinshi zibaranga. Muri izo karaktere nyinshi zibaranga novuga nari mvuze ngo karaktere z'umuyobozi ni nyinshi, ariko muri izo karaktere z'umuyobozi nari ngize ngo nkubwiremo nkeya. Icambere, umuyobozi agomba kuba ari umuntu uri humble, ni umuntu uri mupole. Donc uwo muntu niyo ni karaktere y'umuyobozi. Ikindi congeye, umuyobozi agomba kuba honest, ni umuntu ugomba kuba umugwaneza, agomba kuba ari umuntu abandi babona donc bakaba bafite icyizere kuri we kandi akabicitegererezo no ku bandi. Ikindi congeye, umuyobozi agomba kuba faithful, umuyobozi agomba kuba umuntu w'umwizerwa abandi bizera, wenda nico bumuhereza akaba yonagishitsa no kubamutumye se cyangwa kubagishiriye. Ikindi congeyeho, umuyobozi agomba kuba umuntu uri patient, n'umuntu wihangana, ibyo bamuvugaho byose akabyihangana byose, ariko akamenya uburyo abirangiza. Ikindi kiranga umuyobozi agomba kuba afite confidentialite y'ubuyobozi bwiwe. Ikindi congeye, umuyobozi agomba kuba afite transparence mu miyoborere yiwe, ivyo akora ntabikore nabi, akabyereka n'abandi n'abandi ayoboye, kubwo kugira ngo bamugirire icyizere nejo kandi bazongere kandi bamutore. Ikindi congeye, umuyobozi agomba kuba ari umuntu uri intellectuel, ufite ubwenge bwo kuyobora n'abandi, bitavuze ko abayoboye abarusha ubwenge. Mu bayoboye hari abamurusha ubwenge kandi akabagendesha inama, nabo bakamugira inama. Urumva abantu bose namagirirana, urangendera inama naje kugendera inama, kubera ko inama zanje jenyine ntabwo ziri perfect kandi ntizotugeza kuco twifuza zonyine, zirasaba izindi nama z'abandi kubwo kugira ngo dukomeze wa murimo twubaka. Ikindi congeyeho, umuyobozi agomba kuba ari strict mu byavuga, apana ibintu byo kugenda ngo bavuze ibi agiye gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Agomba kuba strict kubyo yavuze, nejo akaba yobisubiramo kubera ko mugiye babimubajije. Ikindi congeyeho, umuyobozi agomba kuba ari umuntu uri visionnaire, ufite icagezaho ko abandi, atari wa muntu gusuhorana imigambi atagera kubyo yifuza se cyangwa no kugeza kuri babandi ashaka kubibagezaho. Ikindi congeyeho, umuyobozi agomba kuba ari respect, ngomba kubaha abankuriye abatoya, ngaca bugufi, sinkwereke ko ndi hejuru yawe, oya nawe nejo bundi wogera nahajya nanje narindi. Tugomba kubahana, kubaha abakuru n'abatoya kubwo kugira ngo nabo babashe kunyubaha. Izo ni zimwe muri karaktere zigomba kuranga umuyobozi. Ikindi congeye, umuyobozi agomba kuba ari umuntu listener, umuntu wumva abandi, kubera ko mu gihe wowe ntakumva nawe hari igihe kigera ntunumve, ariko ngomba kukumva, nkumva bya bitekerezo byawe, hanyuma nimba ari bibi cyangwa nimba ari byiza nkabibalansinga, nkaba ibi bitekerezo by'umugabo ni sawa se cyangwa si sawa, niki nokuramwo niki norekeramo. Ni izo ni karaktere zimwe zigomba kuranga umuyobozi, kandi umuyobozi akabana n'abantu bose amahoro. Umuyobozi ndavuga ngo uyu ni nkunzi, uyu si nkunzi, ngomba kubana n'abantu bose neza. Murakoze cyane. Ndagushimiye bwana muyobozi, ibyo uvuze koko uvuze ukuri, niko umuyobozi agomba kumera. Hari akantu abantu bagira ngo ni mwene wacu, nubwo ari mu mafuti ngo ni mwene wacu, ntabwo kaba gakwiriye rwose. Reka ngushimire ku mwanya wawe, reka mbwira abantu mudukurikiranye, wenda aka kanya sinavuga mujye kumutora kuko amatora yarangiye, nasaba yuko mumufatira iry'iburyo kandi tugasenga Imana uyu yatubera umuyobozi mwiza. Ndavugisha ukuri ko ni umuyobozi mwiza, ibyo avuze so kwikundwa akaza hano kuri kamera, abenshi barabishira muri comment. Rero bwana muyobozi, reka tugushimire kandi tukwifurize ihirwe. Ese mbaze mu gihe wenda uramutse udatowe, nta kintu uzongera kuba wafasha cyangwa n'ubundi uzakora uko uhora ukora? Nzahora uko nsanzwe nkora, n'inama nzozitanga. Daire ntabwo ari naho nyoboye gusa, hano nyoboye mu muhana, ariko hari ahandi nyoboye nko mu karere k'iwacu. Dufite akarere ka Mishasho na Gishigo, ndi umwe mu bakayoboye hano Nairobi, ninje mukuru. Ku rwego rw'isi ninje wungirije umuyobozi mukuru. Urabona ntabwo mvuze ngo Kasarani nubwo ntobayobora, hari ahandi nzoba nyoboye. Kandi ikindi congeyo, aho ngaho nari nkubwiye nyoboye, maze imyaka irenga 10 mbayoboye. Jewe nagerageje kuvuga ngo ndeka nanone n'abandi nabo bakira ubuyobozi bayobora, baranga pe
kugeza n'uyu munsi bangiriye icyizere barambwira komeza utuyobore nituruha tuzakubwira ngo uvaho ahasigaye n'abandi bajeho kandi simbayoboye n'inje nyine hari n'abandi dukorana nuko niko message imwe ku bantu mwayoboranaga barangije manda ku bantu twayoboranaga turangije manda nabo kuba atabashije gutanga kandidatire yabo ngo yemerwe nubabwira ko bakomeza kubana n'abandi batemewe kandi barayobora gushize yego hariho bamwe kandidatire zabo zabaye rejete ariko hari n'abandi zemewe donc bapostire muri no kandidatire y'uno munsi tutaramenya ko bazotambuka se cyangwa wenda botambuka rero icyo nobabwira bose ni amahoro ya Yesu uzatambuka azotuyobora utazatambuka azoyoboke tuyoboke abazaba batuyoboye kandi tubagandukire tubane twese amahoro nico kidukwiriye nk'abayobozi tugomba kubaho ubwo n'icitegererezo kuri babandi bashaka kuyobora bazaba baje bazanye amavuta masha nubwo bavuga ngo muhini musha utubura amabavu ariko kandi mu gihe hazaba harimo wenda bamwe mu bari bacuye igihe bazaberekera uburyo imiyoborere ikorwa kugira ngo bafatikanye nabo yego urakoze cyane reka ngushimire kandi Imana iguha umugisha nizere yuko ugiye kutuyobora bizagenda neza nimbayobora tuzakorana n'abantu bose neza kandi nindamuka ntabayoboye abazatuyobora tuzabayoboka yego urakoze cyane asante cyane bantu mwari mudukurikiranye namwe ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka ciao